Mwiriwe tariki 13 z'ukwezi kwa karindwi mwaka na 2026 vyari byavuzwe ko bizaba ibyavuzwe ku rugamba rwo muri aka gace utagiye kurangira gutyo gusa. Tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi ku masaha y'umugoroba, tariki 13 masaha mu gitondo kare twumvaga inkuru yo ivuga yuko agace ka Kipupu kasuyemo na FARDC na Wazalendo nyuma yo guhondagura M23 ngo bakayirukansa ngo Kipupu barimo kuyigenzura. Mama, none ko inkuru yongeye guhindura isura, ko byongeye kuba bicyane, ko byongeye kuba akaga gakomeye, ko byongeye kuba icyo twakita igisebo kuri FARDC. Mbaza ngo byagenze gute? Aka kanya tuvugana ku isaha isa 10 amakuru akomeje kumenyekana kuri réseaux sociaux mu kanya yandikwaga ku mbuga nkoranyambaga yavugaga yuko ubwo M23 yongeye kwisubiza Kipupu. Ni imirwano yiriwe ibera Kipupu. M23 yanze kugenda ngo yirengagize kurokora Kipupu cyase kufata agace ka Kipupu ntimaze gukubitwa. Bati mwamudusuzuguye twarabambuye minembwe ntabwo dushobora kuba twakemera kaka gace mukagumamo. Urugamba rwabaye ku rwego rudasanzwe, barahondana barakocorana ku rwego rukomeye, birangira Kipupu M23 yisubije. Sibyo gusa turavugaho uyu munsi tariki 13 nyirizina. Amakuru yo kumirongo imbere ku rugamba niyasa naho ari kuvugwa cyane kurusha ibindi byose. Wazalendo nubwo bayambuye Kipupu nayigize gutya igaragaza neza ko atari agafuka imvugwa rimwe iti olingate muzange cyangwa se muzemere agace k'abakongomani na agace k'abakongomani. Bashali Mukoto bakoreye agatendo, ndavuga Wazalendo bahanganye na M23 barayijujubya, birangiye agace gatayirukanka ibonye ku rugamba rwo komeza kuhakorera bidakunda, ukomeza guhangana Wazalendo na FARDC muri ako gace bitaza kuvamo, bahitamo kwirukanka agace baragasiga. Bashali Mukoto imiganza byande vuga ngo Wazalendo tabigarukaho nanone. Mama 23 no birangiye nanone ivuye muri Ikobo. Aka gace ka Ikobo kali riya strategique kumirongo imbere ku rugamba mu cyerekezo cya Kivu Amajyaruguru. Yagenze gute kugira ngo M23 kavemo? Ntabwo byigeze bigaragara ko ari intambara yabereye, gusa ibimenyetso bigaragaza ko M23 yisemo kwava ubwayo. Ibisa nk'ibingi murika ko byigeze kuba muri Lubero mu gace ka KPC n'utundi duce twegereye aho ngaho. M23 yagire kuri kavamo byabaye muri Mijenje na Mpeti. Ikobo kuki yavuyeyo tabigarukaho nazo ibiri kuvugwa zose. Ibyo byonyine turagarukaho, ahubwo mu buryo bwatunguye benshi cyane, cyangwa se mu buryo butari bwitezwe ku buryo bumwe cyangwa se ubundi. FARDC muri Masisi ifatanyije na Wazalendo bahanganye na M23, birangira M23 bayambuye agace ka Kingwe ukaragenzurwa na Wazalendo. Mama 23 babanje kwihombya biremereye bitewe n'intwaro zabo zikaze bazanye ku mirongo imbere ku gamba. Ariko muri iyo place akavuga mu Mubirigi n'ubundi yongeye guhagurutsa icyo twakita imbaraga ze ngo zifashe FARDC ku mirongo imbere ku gamba. Ndakubwira ibyabereye muri aka karere ka Masisi cyangwa se muri territoire ya Masisi, Kingwe ndetse n'urugeye 23 bayikoreye akagunya bikarangira bayambuye aka gace. Maze vuga duce tumwe twambuye 23 nimba babaze neza byibuke. Kongo nayo yazanye umusada n'abacancuro benshi. Ayo mafoto mubona na ya nyayo CAI yafatiwe mu gice cya Kalemi ndetse anduraza kubona afatiwe Baraka. Bazamukiye Baraka abandi Kalemi bava mu modoka abasirikari ba FDNB ndetse na mercenaires bo muri Blackwater. Gahunda n'ukwisubiza Prezelo umare ku masaha tik tak. Ariko mugenda muwara amasaha ngo Prezelo igomba guruka muri FARDC kwiganzura bya FARDC. Reka twitegereza ari wenda birakunda. Hanyuma iyi nkuru nayo igomba kuyimenya. Congo irashinja RDF kohereza ibikoresho byinshi bavugira ikirere cya Republika ya Congo ngo bajye kurinda Minembwe. Ibikoresho bwa ko byagurutse ku biga by'indege byatangajwe na Kinshasa, kavuga ko u Rwanda rwo gukoresha ubwo buryo kugira ngo bahereze abakomando ngo badasanzwe ba Special Force ba RDF ngo muri Minembwe, ngo kandi banoherezeyo n'ibikoresho bya gisirikari. Ikindi banakoresha indege z'indwanyi cyangwa se drone mu kirere cya Minembwe ngariko batayifitiye uruhushya rwo gukoresha ibiguruka mu kirere cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nze byose tubigemo
twumvire hamwe cyangwa se tumenyere hamwe ibiri kuvugwa byose ko byakabaye, ngewe tukomeze kubana nge nawe dukurikirana buri kamwe ku kandi, amakuru yose tuyava imuzi n'imuzingo. Nk'ibisanzwe nge ndi Mungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze ngo tugende ku musozi nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Nizo ku mirongo y'imbere ku rugamba akomeje kuvugwa byinshi cyane zabaye icyo twakita agaterera nzamba. Buri gikorwa cyose cyabereye ku butaka bwa Repubulika ya Congo, abakurikirana bavuga yuko bagiye babona byinshi bitandukanye nk'uko zagiye bigaragara mu minsi yashize. Uti ni iki cyabaye rero? Dore ku mirongo y'imbere ku rugamba Ikipupu, ahangaha ni muri Kivu y'Amajyepfo ugana muri Maniema ndetse na Tanganyika, ibice nyirizina byifuzwa na M23, ibice ariko FARDC n'abambari bayo bavuga bati ntabwo bizakunda ndetse ntibishoboka, kandi ntabwo dushobora kwemera yuko M23 iza muri bino bice uko yiboneye kose. Utimeze gute rero? Bandikwa ku mbuga nkoranyambaga muri ubu buryo bati umujyi wa Kipupu kwigarurirwa na Wazalendo muri Kivu y'Amajyepfo. Arwanyi birwanaho ba Wazalendo bongeye kwigarurira agace ka Kipupu Epupu, ikigo cy'ubuyobozi cy'umurenge wa Itombwe mu gace ka Mwenga ni muri Sud Kivu muri Burasirazuba bwa Congo. Ayo niyo magambo andikwaga ku binyamakuru zo muri Congo, bakomeza bagira bati uku kwigarurira kwabayeho nta mirwano itaziguye myinshi baye nyuma yo kuva kwa M23 Red Tabara na twirwaneho na bashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda muri Kipupu, agahita hasubirwamo na Wazalendo. Imirwano ubundi yabaye ku munsi ngo wa tariki 12 ku manywa masaha y'ikigoroba. M23 ikora withdraw, ariko icyatumye akora withdraw n'urugamba rwa kumangwa rwabaye urugamba ruremereye cyane, rwatumye ngo ndetse bigaragara neza ko ibikoresho byakoreshwaga muri iyo nzira ari ibikoresho biremereye cyane ku rwego rudasanzwe. Aka gace cyangwa se ibyerekezo byongeye kugaragara neza cyane ko ari ibyerekezo birimo gukorerwamo icyo twakita udutendo buterero. FARDC ikimara kurasana na M23 ikava muri Kipupu, FARDC na Wazalendo bahise bagaruka muri Kipupu. Gusa ariko hatazwi neza icyo M23 ihugiyemo. Uravuga ko twabikubwiye masaha y'urukerera yuko M23 nubwo yavuye muri Kipupu batazi neza umupanga ifite, nibiri gupanga kongera kugaruka kuyisubiza cyangwa se nibiri kubwiteka twigendere tukubona FARDC bakomeye, cyangwa se nimba rundi mugambi rero bafite ntabwo byari bizwi neza, igitumye bahagarika gukomeza gukorera aho ngaho, bareka gukomeza kuharasa. Abazalendo baraza barirara bati agace turakigaruriye. Dore itangazo ryanditswe na Fidel Rugabo ku rukuta rwe rwa X. Ati Kipupu ubungubu nitwe tuyirimo. Ati Kipupu yo mu gace ka Tombwe nayo twayigaruriye uyu munsi tariki 13 Nyakanga 2026. MRDP 23 ikomeje kurinda abaturage. Uku kubohora aka gace gukomeje guhagarika ubutegetsi bwa Kinshasa. Kubaha Katanga n'utundi turere twose turabohorwa. MRDP 23 irakabaho cyangwa se iragahoraho. Aya tumwe magambo ya bwana Rugabo Fidel asanzwe avugira twirwane MRDP, agaragaza yuko byange bikunde bizarangira ngo na Katanga bayigaruriye cyangwa se bari bo bayigenzuye bayambuye FARDC, kandi uburyo bagiye bakoreshamo strategy zabo mu kwigarura aka gace, mu kwigarura Kipupu, ngo ni uburyo bukomeye kandi bwongera kugaragaza neza ko FC23 twirwaneho bafite ubushobozi budasanzwe. Ubu aka kanya tuvugana nyine kati dukurikije amakuru atangwa na Fidel Rugabo, nubwo ku ruhande rwa Wazalendo ntacyo bari bavugaho, Kipupu iri mu biganza byande byatwirwaneho M23. Durikije iryitangazo yashyize ku rukuta rwe rwa X, hanyuma tukanakurikiza nikomeje kuvugwa kuri tele, ariko Wazalendo na FARDC batebagira icyo bavuga kuri iki gikorwa cyo gutakaza Kipupu kwindi nshuro ya kabiri yose. Bivuze ngo tutacyakomeje kurikira neza ngo tumenye
byagenze gute? Gusa amakuru yaturutse mu baturage avugaga ko ku masaha ya kumanywa ku isaha y'isa 6, saa 7 na saa 8 humvikanaga ibiturika muri Kipupu ku buryo butangaje, ari nabwo byakurikiwe n'iri tangazo rya Fidel Rugabo wahaje ahamya neza ko aka gace bari bo bakarimo bakavanyemo Wazalendo na FARDC kandi ngo bagiye gukomereza Katanga. Ibyo turaza kubibafatira umwanya tumaze kubona icyo urundi ruhande rwatangaje kuri kino cyerekezo cya Kipupu. Niba batakaje Kipupu byanyabyo, cyangwa niba hari ikindi kintu baza gukora kugira ngo wenda bongere bisubize Kipupu. Gusa ariko akangaka na kaga kuri FARDC for sure. Ntabwo wavuga ko ari ikintu cyoroshye, ni igihombo gikomeye cyane, ni igihombo kitoroshye ku rwego rudasanzwe kuri FARDC Wazalendo. Mu gihe makwingaza yakomeje kwa Kipupu, bivuze ngo imihanda yerekeza Kalemi ndetse n'agace kamambana ko muri Manema bigiye kuba uduce dushobora kuba umuhigo wa M23. Aha ngo nibyo byakomeje kuba nibyo byateye, vuge ngo nibyo ibingibi byo kuba aka gace kafatwa kuri M23 nibyo ngiye gutera umuhangayiko Kinshasa, maze nawe yita mu gikorwa turaza kureba mu kanya gato kari imbere cy'icyo bakoze cyo kuzana Rampol iteye ubwoba. Nyamara rugamba ruracyayinani. Aha Wazalendo yambuyemo 23 Bashali Mukoto, ubu no barimo kwigenzura. Bashali Mukoto kala gace ka strategique cyane ku buryo kari gafitwe na M23 kandi kala gace k'ingenzi mu mikorere yayo ku buryo bwihariye. Aka gace ka Bashali Mukoto none ngo byagenze gute? Abakorerabushake baharanira kwirwanaho kw'igihugu cy'ababyeyi babo VDP bazwi cyane nka Wazalendo baravuga ko bongeye gufata imyanya myinshi position mu bwami bwa Bashali Mukoto mu gace ka Masisi ho muri Kivu Amajyaruguru. Nyuma y'imirwano ikomeye yahuje inyeshyamba za M23 mu gitondo niho yatangiye bitumwe tariki 12. Imirwano yanakomeje none tariki 13 birangira uduce twigaruriwe na VDP Wazalendo batwambuyemo 23 igenda yiruka kibuno mamaguru. Nkuko amakuru aturuka mu nzego zibanze n'iz'umutekano bivuga, imirwano yatangiye hagana saa 12 za mu gitondo hafi ya Nkiwe, hafi y'umudugudu wa Malemo, ndetse ubw'igitero cyagabwaga na F23 kibasiraga ibirindo bihuriweho n'ingabo za Congo FARDC na Wazalendo. Hari amakuru yemeza yuko M23 ariyo yatangije urugamba kuri karere, niyo yatangije igitero gikomeye kuri position za FARDC. Ubundi dore ukuntu ibintu bimeze, izi position zizi ngabo nuvuga ngo ruhande rwa M23 na FARDC akenshi usanga position zabo zisa n'iziteganye ku buryo umwe aba yikeka mugenzi we yuko isa ku isa yamugaba y'igitero. Cyane cyane M23 iba yikeka FARDC kuko FARDC mu gice gituruka muri Walikale bafite imbaraga nyinshi kandi barangije gusa nk'abafungirana umugambi wa M23 wo kwikinira muri Walikale ngo bigarurire Walikale nk'uburyo bwa defense, kwirinda cyane cyane ko ari ibindi bitero byazabagwaho cyangwa se byazakorwa na FARDC bijya kuri M23 biturutse muri Walikale. Kuva rero badafite ubugenzuzi bwo muri Walikale bagomba guhora bari maso kuri position zabo. Mbere batangije igitero gikomeye cyane ku birindiro za FARDC biri hirya Nkigwe muri kariya karere kandi bikongera kugaragara neza cyane ko hari ikibazo ngo bagombaga kwitaho, kuko fata nk'urugero FARDC mu gihe ifite iriya position maze mu gice cy'epfo ugana mu gice cya Kinigi ugana Katoyi bakaba bari kuharwanira bakwita M23 kandi noneho bikabisa bashaka gufata Rubaya nkuko babivuga, ugahita ubona noneho mu gice cya ruguru kuri icyo cyerekezo cya Mukoto ari kunyuze muri yanzira inyura nyine ruguru gato ya Kazinga harimo abasikari ba M23 nanone bafite ibirindiro ariko bateganye na FARDC nk'ishaka kwisa basho gutaba bagaba y'igitero mu gihe nawe pere kugaba y'igitero bagahurira rwagati usanga M23 bayiciye intege ku rwego rudasanzwe. Ubwo rero M23 isivuga iti iyi position FARDC ikiza nuko twayivanamo twede dushyiraho uburinzi bwacu kuri umuhanda ndetse n'imbaraga zibituka muri Bashal twete tuzikumira byuzuye. Nicyo M23 turatekereje. FARDC na Wazalendo kumbi bari bamaze iminsi bapakira ibikoresho muri kara gace
barimo n'abacanco ariko ngo si bari benshi, bari babiri cyangwa se ababirigi babiri batangaga renfort, ariko amakuru akaba yeremezaga yuko aribo bari baraje kwigira operation abasekere bari muri aka karere uburyo bazarwanamo iyi ntambara. Kandi bikongera kugaragara neza cyane ko bagombaga ngo kwitegura kuzagaba igitero noneho mu buryo buri strategique, apana kurwana mu buryo bwa busazi, ahubwo bakajya barwana ku ntego za nyazo. Buriya ngo ababirigi nicyo kintu bakora muri cya cyerekezo cya barikare. Hama rero M23 yagaba igitero, bari bazi ko biraza kuborohera bakigarura ko gace, ariko siko byagenze. Kandi nkuko bigaragara ngo bari bazi neza ko biraza gukunda. Position bayirasheho inshuro esheshatu masaha ya kare, hanyuma barongera bagerageza kugaba ibitero baturutse mu mpande ebyiri. FARDC idikoresha uburyo bwabo bwo kubanza gushyira imbere Wazalendo baragenda bahangana M23, FARDC iturukana inyuma imbaraga zidasanzwe, M23 birangira bayisubije inyuma. Muko amakuru amwe bivuga abarwanyi Wazalendo bakikiwe n'ingabo za Republika ya Congo ko basubije inyuma igitero maze basubira mu birindiro byabo. AFC 23 nayisubira inyuma, avuga kandi ko bagaruje imbunda nini ya PKM benyeza K47, banafata abarwanyi babiri bakekwa kuba abo mu mutwe w'inyeshyamba M23, bivuga ko bahise bajyanwa ipinga. Ariko izi raporo ntizashoboye kwemezwa ku giti cya FARDC, kandi AFC 23 ntabwo nawe yari yasubiza kuri icyo kibazo cyo kuba hari za matekwa zabo ebyiri n'ibyo bikoresho bya gisirikare babamburiye muri kino gitero kitoroshye. Urumva ko FARDC na Wazalendo babanje kukitegura neza bakirwana, cyase bakora kino gitero barwana intambara, bazi neza ibyo barimo gukora. Bitandukanye ko misi ishize bajyaga bakubitwa kandi bakiruka. Uyu munsi rero FARDC Wazalendo nibo bari guhiga cyangwa se bari kwirukansa M23 nkuko nyine byagaragaye muri kano gace. Gusa ikaba kivuga yuko n'undi nawe atakizera insinzi y'aka kanya, kuko bishoboka ko M23 yongera kubagarukana ikabahindukirana cyane n'imbaraga n'umujinya mwinshi. Nkuko komeza kuvugwa rero, amakuru aturuka mu miryango itegamiye kuri leta ukabivuga Rwanda yatumye abaturage benshi bava mu zabo, bava mu midugudu ya Nkingwe na Malemo bimuka berekeza Ikalembe, kuko abaturage batinya ko bashobora kongera kubaho imirwano. Bakabitinye koko imirwano kuko yagomba kongera kuba, kuko buri wese yumvaga ashaka kugaragaza imbaraga. Nubwo Wazalendo atangaje ko izafata n'indi myanya, ibintu biracyari mu buryo butangaje. Amakuru aturuka mu gace avuga ko umudugudu wa Malemo yiciwe mu bice bibiri, igice kimwe kigenzurwa na Wazalendo na FARDC, mu gihe ikindi kiri mu bugenzuzi bwa M23. Bikaba biteye impungenge ko harabaho intambara itoroshye kugira ngo umwe muri bo asigare ari ugenzura byuzuye aka gace ku buryo nyine undi akavanwamo. Nta mpamvu yo kugabana Malemo ngo umwe agomba kwisigaramo undi akayivamo. Ni gahunda FARDC na Wazalendo na M23 bose nicyo kiri mu mitwe yabo. Gusa ariko nkuko amakuru avyemeza, M23 ikimara kugaragara neza cyane ko igiye gukora operation zikomeye cyangwa se igiye gukoresha imbaraga zisanzwe kugira ngo ihangane na FARDC, byaje kurangira FARDC bongeye guhangana ku buryo kuko bukomeye, bahanganye mu mbaraga zisanzwe, maze agace Ankigwe kakandi katukagamo intambara kigarurirwa na M23 kari karigaruwe na M23, biragira Abazalendo babaye nkaho bakisubije bakambuye M23. Ngo byagenze gute ngaho muri ako gace rero, kuko na gace ka strategique. Nkingwe urumva ni hari position ya M23 yatukagamo ibitero byerekeza kuri rwa ruhande rwa FARDC Wazalendo. Aho rero niho hari intambara ikomeye cyane ikwerekeza mu gice kirimo FARDC. Amakuru akaba kwemeza ko byaretse kujya muri icyo gice, ahubwo intambara igaruka na M23 bayisanga muri position yabo barayibambura. Yamakuru uko cyabyanditse cyagize kiti: Mirwano ikomeye yabereye mu gitondo cya kare cyo ku cyumweru tariki 14 Nyakanga mu mutwe wa Bashari Mukoto mu gace ka Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'igitero cyagabwe n'inyeshyamba za FC23 mu birindiro bihuriyeho zakora bushake VDP ndetse na FARDC muri icyo cyerekezo. Iti nkuko amakuru yo muri ako gace yemejwe n'abashinzwe umutekano muri ako gace abivuga, Mirwano yatangiye hagana saa 12 za mu gitondo hafi ya Nkigwe,
hano haherereye hafi y'umudugudu wa Maremo abaga igitero bateye bagamije gufata ku gace k'ingenzi. Nkuko amakuru amwe abivuga, ingabo z'abayoboke b'umutwe wa VDP Wazalendo avuga ko barwanye bikomeye bituma ingabo za FC23 zisubira inyuma zigata ibirindiro byazo byo kwirwanaho nyuma y'amasaha menshi y'imirwano. Nyuma cya gitero cyabereye mu cyerekezo cyerekeye muri position za FARDC, maze Wazalendo na FARDC bagirukana M23, bakomeje kurikirana M23 igeza kuri position yabo, position 23 itita irirukanka. Raporo y'agateganyo yatanzwe n'amakuru yakizwe hanze agaragaza ko habonetse byinshi ibikoresho nyine twari tumaze kuvuga byafashwe muri kara karere, birimo za mbunda za PKM, AK47 na za matekwa. Ariko nubwo bavuzwe ko abagabye igitero basuye inyuma ku mpande zombi, haracyari ubwoba bwinshi bw'intambara ishobora no kwaguka igakomeza no hirya y'aka gace nyirizina kari kuberamo urugamba rutoroshye. Vuga ngo hirya gato ya Nkingwe n'ubundi urugamba rushobora kuhagera ku rwego rudasanzwe, bikaba byatera nanone igihombo gikomeye cyane ku baturage ndetse n'urupfu rwinshi yase impfu nyinshi ku basivili bashobora kuzira ibyo bitero. Tujye muri Ikobo, groupement ya Ikobo naho haravugwa icyitwa kuvamwo kwa M23. Aha ngaha naho ni kuri front line, bavuga ngo ni hari ku mirongo y'imbere aho M23 ifite position. Yagize gutya ibirahavuye isubira inyuma. Byagenze gute? Amakuru aturuka mu gace ka Walikale aravuga ko ingabo za FC23 zakuye mu duce twinshi two mu itsinda rya Ikobo, umurenge wa Waniyanga, kuva ku wa gatandatu tariki 11 Nyakanga. Amakuru yemejwe n'umuyobozi w'umutwe avuga ko abarwanyi bigaruriye Bukumbirwa, Rusamambu, Kateku na Beresa bavuye muri iyi miji bayivuyemo bitwaza ibikoresho byabo bya gisirikari berekeza mu turere twa Lubero ndetse na Rutshuru. Nta tangazo ryemewe n'inzego zibishinzwe byashyizwe hanze. Ubundi abasirikare bafise M23 bari barafashe Bukumbirwa bayivanamo Wazalendo. Rusamambu bavanamo itsinda rya FARDC ryakoreshaga cyane cyane imbunda ziterekwa ku mapine. Kateku kari agace k'ingenzi cyane bivuga ko kanabagamo aba FDLR, ndetse na Beresa agace nanone kari strategique. Iyi migi yose ubu bayivuyemo betaberekeza muri groupement mu twerekezo twa Lubero ndetse na Rutshuru, ariko bavayo nta tangazo bashyize hanze. Ntabwo ngo niki gitumye bava muri aka gace ka Ikobo. Amakuru agaragaza ko nyuma y'uyu mugambi abantu bitwaje intwaro bonyine bakigaragara mu duce twagizweho ingaruka nabagize imitwe yo kwirwanaho yo muri ako gace. Mutwe duce twasizwe na M23 nuvuga ngo ni Wazalendo n'agaragara mu bice M23 yavuyemo, ariko ntabwo yavuyemo hari imirwano yahabereye. Oya, yahavuye gutyo gusa bitazwi impamvu yabyo. Wazalendo itaba yinjiramo nyine bajya kwagenzura. Ubu kuba muri iki gihe cyaswe muri ako gace kwabaye mu gihe hari umutekano muke waranzwe n'amakimbirane n'imirwano yamaze amezi menshi mu gace ka Ikobo no mu tundi duce tw'ubutaka bwa Walikale. Ibikorwa by'urugo byateje nanone abaturage benshi kuhunga, binahungabanya ibikorwa by'imibereho myiza n'ubukungu ndetse no kutagira abafasha mu buryo buhagije. Abaturage babayeho nabi bitewe n'iyo mirwano yabereye muri ibyo byerekezo. Ubutaka abaturage bizeye ko iri terambere rizagira uruhare mu kunoza umutekano no koroshya buhoro buhoro itahuka ry'abavanywe